Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kintu busaba kugira dukosore nk'ikizami nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubikusa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda, kugira ikizame gishya bakoze bashyizeho mujye muhita mukibonera kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi amasomo ngenda migisha menshi nayo mwamwanyandikiye muri comment kugira mujye muhita muyabonera ku gihe. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Bibutsa ko code ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa nayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'icyo ukagira ikibazo, abo muri kumwe haba harimo abatagusobanurira ukahita umpamagara kugusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Ibindi byo ukeneye kwiga by'umwihariko nawe ushobora kunyandikira kuri iyo nimero nkagufasha. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo nayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Ni igihe cy'ibihu ntabwo uri kureba imbere neza, hari intera utari kurebamo. Murabizi iyo mu gihe cy'ibihu ntabwo umuntu areba kure. Ese nayahe matara ikinyabiziga wakoresha mu gihe cy'ibihu? Hano hari ibisubizo bine bagwaye, ugatema igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Beka ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. Seka ngo amatara magufi. Beka ngo urumuri rusanzwe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga, ni mu gihe cy'ibihu ntabwo uri kureba mu ntera runaka, n'abayobozi b'ibinyabiziga bari kukuganaho ntabwo bari kukubona, none bari kukubwira ngo wakoresha ayo matara kugira urinde abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe wirinde ibyago. Hano rero mwa bino bisubizo by'ukuri baduhaye, urahitamo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Impamvu uba ugomba gucana ay'imbere ni ukugira ngo urebe neza ndetse n'abaturutse imbere bakubone, ugacana n'ay'inyuma kugira n'abaguturutse inyuma baze kubona ko uhari, ndetse ugacana n'amatara magufi. Ndakeka ko yaramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko yaramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo muri ibi binyabiziga ni iki gihagaze nabi? Tegereze neza bino binyabiziga, ese ari kino kinyabiziga cy'imbere cyangwa ari kino cy'inyuma? Ni ikihe kinyabiziga gihagaze nabi? Urabona bageze kuri ya nzira y'abanyamaguru, none bari kukubwira ngo ni ikihe kinyabiziga gihagaze nabi. Tegereze neza uteme igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, ikinyabiziga cy'icyatsi kino kiri imbere nicyo gihagaze nabi. Ese igisubizo cya nyacyo ni C, ikinyabiziga cy'umutuku nicyo gihagaze nabi. Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, nta na kimwe, byose bihagaze neza, nta na kimwe gihagaze nabi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko video y'amashusho yose yo mu gazeti namaze kuyibakorera nyishyira kuri YouTube channel yacu. Uramutse ukeneye kwihugura kugira wige ano mashusho, urabona nk'ikibazo cya mbere ni ishusho, icya kabiri cyari ishusho, ujye uhita umenya, ube warabonye iyo video amashusho yose waragiye uyakosora, ko nayabateguriyemo video ariko bikoze mu buryo bumeze nka bino bibazo. None uba wasura kuri channel yacu ukareba iyo video kugira ngo nujye ujya ku kibazo cy'ishusho ujye uhita umenya igisubizo cya nyacyo. Ubonye biri kukugora wahita unyandikira kuri iyo nimero nababwiye, nkahita nkwa video. Ntabwo byatwara iminota irenze 2, ntabwo byarenze iminota 2 ukabona iyo video kugira ngo ibibazo nk'ijye uhita ubikora. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni ibinyabiziga byombi. Ikinyabiziga cy'imbere gihagaze nabi n'ikinyabiziga cy'inyuma gihagaze nabi. Murabizi kwa hano murongo
hano abanyamaguru bambukira hari undi murongo urombereje buri mu hagati, umuyobozi w'ikinyabiziga batagomba kurenga iyo ugiye guca hariya abanyamaguru banyura. None kino ibinyabiziga byose ubona ko byabaye nk'ibisatira inzira y'abanyamaguru. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Yahe mabara? Iyo bavuze ngo ibyapa ngo gifite amabara asate baba bavuze ati ese iyo bavuze amabara y'icyapa bavuze umuzenguruko, ubuso ndetse n'ibirango. naho iyo bavuze ngo gifite ibimenyetso by'amabara akurikira, ibimenyetso ubwo ni nkaho bakubwiye kiriya kirango cy'icyapa. Ese icyapa kiba gifite ibimenyetso by'amabara asate, iravuga ngo umweru n'umukara. Ese ni umweru n'umukara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. B ikavuga ngo umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ubururu, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C, cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cy'ukuri ni ikihe? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo ni B, umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiba kigizwe n'ibirango by'udufureshi, akamanuka n'akazamuka, kamwe gasa umutuku akandi gasa umukara. Bari kuvuga ibirango, ntabwo bari kuvuga amabara y'icyapa. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ayahe mabara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20, ukamenya gutandukanya ese ubuso ni iki, ese ibimenyetso ni iki, ese ibirango byo ni iki, kugira ngo nibajya bakubaza ikibazo nk'iki ujye umenya igisubizo urashyiraho. Tegereze neza, ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, umukara? Ese iso cyanya cyo ni B, umweru? Ese iso cyanya cyo ni C, ubururu? Cyangwa iso cyanya cyo ni D, umutuku? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo ni B, umweru. Murabizi kino cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso buba ari ubw'umweru, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera. Uyikeneye wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri ya nimero nababwiye 0788935626 nkayiguha mu gahe gatoya, cyangwa washaka ugasubira kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi. Murabona ko hari igihe batabibajije mu buryo bw'amashusho, ahubwo bakabikubaza mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye iriya video kugira ngo ujye umenya aya moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa ndetse cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Murabizi biriya binyabiziga bikoreshwa mu kwirinda cyangwa ese bigakoreshwa cyangwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ubwo bari kuvuga biriya binyabiziga, harimo biriya binyabiziga wenda burende n'ibindi binyabiziga by'ingabo. Bari kuvuga ngo ntibishobora kugenda mu muhanda nyabagendwa bidafite uruhushya. Ubwo ruhushya bakakubaza none rwandikwa nande mwa bano bane baguhaye? Aravuga ngo polisi y'igihugu, bekavuga ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C ikavuga ngo minisitiri w'ingabo, D ikavuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ibinyabiziga bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ubwo muri kubyumva biriya binyabiziga bya gisirikare bikoreshwa mu kwirinda cyangwa mu kwitabara.
mu gutera cyangwa mu kwitabara ntibishobora kugenda mu nzira nyabagendwa bidafite uruhushya rwihariye. None bari kukubaza ngo urwo ruhushya rwandikwa nande? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cya nyacyo ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe ugomba kubaha uruhushya rwo kugendesha biriya binyabiziga mu nzira nyabagendwa. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, uwo mukumbi ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hano itegereze neza, hari ibisubizo bine baguhaye, ugatamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye amanota menshi bigutera courage, iyo ubonye make bikwereka ko ukeneye gukora imyitozo myinshi kugira ngo uzasire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi ko bino bibazo ntabwo bahimba ibibazo, ahubwo ibibazo nibyo bigaruka. Niyo mpamvu ugomba kugira uzakore rimwe uhita utsinda kuba warabonye imyitozo myinshi ihagije. Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. Ikavuga ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cya nyacyo ni A, igisozo cya nyacyo ni B, igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisozo cya nyacyo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Tugeze neza, icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ariko bucishijemo umurongo w'umutuku. Ese icyapa kivuga iki? Iravuga ngo ntihanyurwa. B ikavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo umuvuduko utarengeje. D ikavuga ngo inzira y'abanyeshuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese icyapa kivuze iki? Ese igisozo cya nyacyo ni A, ntihanyurwa. Ese igisozo cya nyacyo ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ese igisozo cya nyacyo ni C, umuvuduko utarengeje, cyangwa igisozo cya nyacyo ni D, inzira y'abanyeshuri. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga biba bishobora guhagarara ahantu igihe kirekire bitewe n'uko biteye, bya binyabiziga wenda bitwara ibicuruzwa cyangwa bitewe n'aho bivuye. Rero iyo ubonye kino cyapa biba bikubuza guhagarara umwanya munini. Wahagarara ariko wahagarara umwanya mutoya, guhagarara umwanya munini ntabwo biba byemewe. Noneho kino cyapa iyo hacishemo umurongo w'umutuku ukoza agasaraba, hacishemo undi, ubwo akaba ari imirongo bikoza agasaraba. Hano mu buso hakozemo agasaraba ariko ari kino cyapa agakubo nako aho biba bisobanuye ko bibujijwe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Ndakeka ko impamvu mba mise mbivuga no kugira ngo twige ibintu byinshi kandi turi no gukosora ibizame biba byakozwe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese runo ruhande rw'ibumoso rudufasha iki mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B ikavuga ngo kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C ikavuga ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D ikavuga ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Murabizi hari umuhanda uba ufite ibyerekezo bibiri, hari n'umuhanda uba ufite icyerekezo kimwe. Uyu muhanda w'icyerekezo kimwe w'ukuntu uba umeze, ikinyabiziga kijyamo ariko ntabwo kiba cyemerewe guhindukira ngo gikate, kiba cyasubira inyuma.
Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo ni B, kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho dukoresha uruhande rw'ibumoso, ndetse niyo tugiye gukata ibumoso. Urabizi niba utwaye ikinyabiziga ugitwariye mu ruhande rw'iburyo, ushaka gusubira inyuma cyangwa ushaka gukata ugasubira inyuma, urakata ariko ugakoresha igice cy'ibumoso. Ndakeka ko hari amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko hari amaze kucyandika ku gapapuro. Uwo muhanda rero w'icyerekezo kimwe wo uba wawugendamo ariko ukaba utakata ngo usubire inyuma. Ikindi, iyo uvuyemo winjiye mu muhanda noneho bisikanirwamo w'ibyerekezo bibiri, haba hari icyapa kibyerekana. Icyo cyapa kiri mu byapa, mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Iravuga ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B ikavuga ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C ikavuga ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo bavuze ngo gutegana, niba nanditse nka ha, inyuguti ya H, iriya mirongo ibiri irateganye hagacamo akandi gatambitse, biriya nibyo bita gutegana. None bari kubaza ngo imirongo iteganye n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri, ese ugaragaza iki? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ni iso cya nyacyo nta kindi, ni B, ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Iso cya nyacyo ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi iriya mirongo ibishushanyije ahantu hanyurwa n'abanyamaguru, ibiteganye n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda mo ibyerekezo byombi. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iyihe myaka? Iravuga imyaka 10, B ikavuga imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Murabizi abana hari igihe kigera bagakubagana, hari imyaka bageramo kakakubagana ku buryo wamwicaza ku ntebe y'imbere akaba yateza ibyago, warangara gatoya, waba urebye hirya gatoya akaba gukoresheje ibyago akaguteje impanuka. None bari kukubaza ngo uwo mwana iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara abana bari munsi y'imyaka. Ese iyihe myaka? None ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cya nyacyo hano nta kindi, ni imyaka 12. Umwana uri munsi y'imyaka 12 birabujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere iyo harimo indi myanya yakwicaramo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Iravuga ngo metero 11, B ikavuga ngo metero 10, C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo metero 7, D ikavuga nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano iso cya nyacyo ni A, metero 11. Ese hano iso cya nyacyo ni B, metero 10. Ese hano iso cya nyacyo ni C, metero 7, cyangwa hano igiso cya nyacyo ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko amaze kucyandika iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo ni C, metero 7. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ikavuga ngo feri y'urugendo, C ikavuga ngo feri yo gutabara, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe?
Isanzwe cya nyacyo ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Isanzwe cya nyacyo ni B, feri y'urugendo. Isanzwe cya nyacyo ni C, feri yo gutabara, cyangwa isanzwe cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo isanzwe cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isanzwe cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isanzwe cya nyacyo ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Murabizi nyine, niba uhagaze, ubwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose, ubwo aba ari feri yo guhagarara n'ubundi umwanya munini. Niyo mpamvu igisozo cya nyacyo ari A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 75, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikavuga ngo santimetero 235, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kiri muri sano. Urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isanzwe cya nyacyo ni A, isanzwe cya nyacyo ni B, isanzwe cya nyacyo ni C, cyangwa se isanzwe cya nyacyo ni D. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntago ariyo, B ntago ariyo, na C ntago ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenza metero 11. Ese ubuhe bwoko bw'ibinyabiziga? Aravuga ibinyabiziga ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B ikavuga ngo bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C ikavuga ngo makuzungu. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hari abantu bakunda kwitiranya ikintu cyitwa romoroki na makuzungu. Iyo bavuze romoroki reba nko kuri biriya bimodoka bikurura ibintu, ruriya rumeze nk'urusanduku rukururwa bagwita romoroki. Naho kiriya cy'imbere gikurura rw'inyuma nicyo bita makuzungu. Ibyo bintu mwere kujya mubyitiranya, nabonye abantu benshi bakunda kubyitiranya, rero ni gutyo bimeze. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hasi hano igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. A iravuga santimetero 30, B ikavuga ngo santimetero 40, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo metero 1 na santimetero 55. Isa naho urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Isa naho urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isanzwe cya nyacyo ni A, isanzwe cya nyacyo ni B, isanzwe cya nyacyo ni C, cyangwa se isanzwe cya nyacyo ni D, metero 1 na santimetero 55. Rero ndakeka ko bari bamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, santimetero 40. Mbibutsa ko akagarurarumuri ubwako ni kaka, ariko iyo hakubiseho urumuri rw'ikinyabiziga bitewe n'uko gasa karaka, niyo mpamvu kitwa akagarurarumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho irangi bashobora kurisiga nk'ahantu wenda hari ubutumwa bashaka kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga, ku buryo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rucana ku iryo rangi uzahita ubona risa nk'iryatsi. Ubwaryo ni ryakwaka, ariko kubera ucanyeho urumuri riraka. Niba risa umuhondo urabona ryatse umuhondo, niba risa umweru urabona ryatse umweru. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Kuyahe matara aho bidakurikizwa? A iravuga ngo itara ndangamubyimba, ya matara bari mu mbavu z'ikinyabiziga. B ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare. C ikavuga ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma.
icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga ntabwo ari ni icyapa, ariko mu zindi ndimi ni kakandi bimwita ngo plaque, kakandi kaba kariho nomero y'ikinyabiziga. D ikaba ngo A na B byose nibyo. A ikaba ariyo itara ndangamubyimba ndetse na B ikaba ariyo itara ndanga burumbara. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika agapapuro. Igiso cya nyacyo ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndakeka ko bamaze kucyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Akagaruramuri cyangwa utugaruramuri nabibasobanuriye hejuru, ndakeka ko muri guhita mumenya ukuntu utugaruramuri tumeze. A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, C ikavuga ngo igare, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese izi romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo volomoteri. Ese volomoteri yakorora romoroki? B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A iravuga ngo metero 100, B ikavuga metero 75, C ikavuga metero 25, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Nyine amatara maremare y'ibara ryera cyangwa umuhondo y'ikinyabiziga nijoro igihe ijoro rikeye aba agomba kumurika mu ntera ingana ute? Mwa zino ntera baduhaye igihe moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Igiso cya nyacyo nta kindi ni B, metero 75 niyo kiba kigomba kumurikamo. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Aya iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ikavuga ngo utugaruramuri 2. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse akagira n'utugaruramuri 2. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ndakeka ko mwese mwabonye ko ibyapa mwa kino kizame tukosoye bakunda kubibaza, ariko hari igihe babibajije nk'amashusho cyangwa bakabibaza mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu iriya video y'ibyapa y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, niba utari wayibona, ni video ikoze neza isobanuye neza, nyandikira kuri 0789931626 nyiguhe. Impamvu wavuze ngo ushobora kunyandikira nuko ushobora kujya kuri YouTube channel yacu kamanza wayibura, kandi ushobora kunyandikira nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Aravuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu masangano. B ikavuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa
kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Se ikaba ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanye. D ikaba ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B niyo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse n'ibyo byapa bikaba bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanye. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Muntu ufite wenda akazi gakwemera kuba waza mu ishuri ngo twigane, hari uburyo nabashyiriyeho bwo kuba wakwiga online, aho utwandikira kuri 0789531626 tukakubwira uburyo twigamo. Twiga online, uduha amasaha ubonekera. Ushobora kuvuga ati wenda mboneka kuva saa 2 kugeza saa 4. Ayo masaha nkaboneka, hari dokima mba mfite zagufasha kwiga mu gahe gatoya, icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice cyangwa 2 cyangwa no kurenzaho bitewe n'umwanya uba wabihaye, ubundi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ubundi bino bibazo uba ugomba turakwigisha ukagera kuri cya kigero cy'uko usoma ikibazo kigitangira ugahita umenya igisubizo cya nyacyo. Murabizi umwanya baba bahaye aba ari mutoya kugira ngo batazagusoneraho. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cya nyacyo hano ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzweho. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari cyo kintu kigufashije. Ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayibona. Ibindi byo ni ukubabwira ko iyo dukosoye ikizame nk'iki wari kujya uvuga ngo ubwo nzajya nkosora icyakozwe uwo munsi gusa, ubwo nzajya nkosora icyakozwe uwo munsi gusa. Uba ugomba kujya kuri YouTube channel yacu ukareba na video twashyizeho mbere, ukajya ukiha intego ukavuga ati buri munsi nzajya ndeba video 2 cyangwa 1. Naho biragufasha. Murabizi bino bibazo nibyo bagarura, ntabwo bongera kujya guhimba andi masomo ushobora gufata iruhande abaraya kugira ngo bino bibazo uzabisubize neza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.